nuko niho havuye rero kuvuga ngo Apotre arahaguruka aravuga ngo ntibibaho ko umuntu w'umuhagarikizi yohagarikira akava mu rugo nta mafaranga yitwaje akabura icyo atanga. ntibibaho icyo ni icyaha. arangize undi nawe aravuga ati nta mafaranga nagenda n'ibintu byantunguye. hahaguruka be aravuga ngo umucuranzi reka mvuge gutyo aravuga ngo jewe mutangiye amafaranga 500. ni hahandi Apotre aravyanga. avyangaga biba nk'urusaku akavuyo, mbese urabona hari abantu badahaguruka ariko already kera habaye ikintu cy'urusaku mu ikanisa, urumva keri bari bahateje nk'isoko. undi arafata mikoro aravuga ati mu ijambo aravuga ati nimba kudagira ifaranga kudatunga ifaranga ari cyaha je kuri jewe, kuko yaramubwiye ngo yihane izo ntibibaho yihane. undi aravuga ati ndihanike nakoze iki nikiye cyane nakoze kudagira ifaranga. aravuga ati kudagira ifaranga si kandi ubukene singeso. kuba ntafite amafaranga uyu munsi ejo ntibivuga ngo sinzoba nyafite. nzoba nyafite uyu munsi niba ntayabonye ejo nzoyabona. ariko rero sinja kubesha imbere y'abantu ngo ntanze aya mafaranga ntayafite. icyo nico nazi. ariko kubera ko mwabigize icyaha je ntaco nihana kuko ngo yari yamubwiye ati wewe ushaka wona fata ibitabo byawe ugataha. tuwongera guhagarikira umugabo afata intuze yiwe ibitabo byiwe arataha. abakunzi ba Jonathan TV show na Mind Mind turibaza kutagira ifaranga kudatunga ifaranga ni icyaha. wenda baze kwandika muri commentaire batubwire ni icyaha kuba waje mu ikanisa udafite ifaranga. nta uzoba ukiyobora cyangwa se ngo uje mu ikanisa uje gutura nimba nta mafaranga ufite. kandi kutagira amafaranga si icyaha kuri nje, ariko nimba abantu batangiye kubihindura icyaha bigezaho bivuga ngo ibyaha byabaye bikeya ko barashaka ibindi byaha bongera ku bindi twari tuzi. so yemwe kudatanga ifaranga nta cakiri. hanyuma gusohorana mu matorero imbere y'abakristo kandi bigakorwa n'abakozi b'Imana. icyo byari bikwiriye ahubwo nico cyaha. kuba wabwira umuntu ngo nasohoke ntiyongere kuyobora ahubwo niwe wakoze icyaha imbere y'abakristo kandi ari mwebwe nibyo navuze ngo kubaha. ntuzi ko batubwira ngo wubaha umutoya n'umuto nawe wubaha umukuru. yagakuriye yari kubaha uriya mugabo. then byarangira basohotse akamuga ati yewe umenye ko uri umuyobozi kugira ngo ube intangarugero ugerageza uburyo bwose nimba habaye igikorwa nka kiriya ukagira gute ugatanga kugira ngo nyine kuko uba wayoboye cyangwa se nyine kuko yaravuze ko we nta mafaranga afite akayamushiriraho kuko urugero umucuranzi yari yamushiriyeho kandi yari yagize neza igikorwa cy'ubutwari. twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind Mind TV aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. nibyo amuguye cyane kuri microphone za Mind Mind TV. ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa, sinzi nimba navuga ngo n'umutumirwa cyangwa n'umusangwa kuva kuri Jonathan TV show. n'ubundi ibiganiro byombi bikazaca kuri zo televiziyo mvuze, ariko n'ubundi mbere yuko dukomeza iyo tuje tuba tuje gusana ibyangiritse, aho twibanda cyane cyane mu iyobokamana tukareba nibihe biri kugenda neza kugira ngo tubishime ababikora bakomerezeho, ariko kandi na biriya bitagenda bariya bari kubikora nabi nabo bakosore. wakanda subscribe kugira ngo dukomezanye ibiganiro byiza tibikaza bigucika, dore ko mwakomeje kubigaragaza muri benshi ko mushigikiye ibiganiro, ikindi ari byiza ariko bizebwirwa benshi byumve bene byo. abo bireba rwose mugende mukosore, uretse kuba muri gusebya umurimo w'Imana
muri no gusebya sosiyete muri rusange, akarusho noneho ugasanga aho bigenda bigana ni habi kandi noneho bigakorerwa ku masosho media. Bityo rero bakunzi ba Jonathan TV show ndetse n'abakunzi ba Mind Mind TV, 5 kuri 5 tuzo tubana nawe gutangira ikiganiro ndetse tunasoze, kubera ko byenda rishobora gusana uburyo bwawe cyangwa se uburyo bw'imyumvire, uburyo wabonaga ibintu, uburyo wumva ibintu gishobora kuba kiri hagati cyangwa se kiri kumwisha. Rero bwana Edem Kojo, ko mbona usa nk'ufiri mudu itari nyinshi cyane, bimeze gute? Mudu nyirimo, ahubwo se biragenda, umeze ute? Twebwe hano ni amahoro, izuba ryasaze. Ejo bundi nabonye akavideo umugabo umwe ngo ni Patrick ari mu rusengero ahantu yafashe mikoro ari kuvuga ngo izuba yasanze Nairobi. Yego, umuntu wese yanywa gakonje. Umuntu wese ngo abantu bataja mu gitaramo ngo baranywa gakonje. Ngo none abantu bagana igitaramo kabisa kugira ngo birinde gakonje. Nimbaga abantu bofatwa n'igitaramo kugira ngo birinde gakonje, hari n'ubundi yabagafata. Ari izuba ryinshi. Nza numva ngo hari umugabo w'umufroderi, nimba yarasanzwe ari we, nimba aribwo byari bimugwiririye, ngo yagiye Buvira, noneho ngo aveyo baramutenga ngo bari bamufashe ngo yafroze. Noneho aje kwirega ntiyahita atinya ko ababonye mu mbabarire namwe inzoga, akaza avuga ngo murabizi nyine Buvira ngo haba ubushuhe. Naho Patrick hatari igitaramo ngo bose barafata izikona, bagana igitaramo kugira ngo bataza gufasha gakonje. Ariko kandi n'ubundi ubwo agafata n'ubundi yabasanzwe akagirira irari cyangwa se agakenera, ni cyaba ni nka kwavuga ngo kugira haryo kororosoro wagira gute waruzutse. Nuwa ngo rero n'ubundi yaba asanzwe agafata rero. Ariko kandi tukaba tuje kuri Mind Mind na Jonathan TV show kugira ngo twongere tubagezeho ibiganiro. Nabonye ejo bundi commentaire nziza cyane, shimira abantu bagiye baduha commentaire Etienne, bashima ibiganiro dukora, kandi hariho n'abagiye baduhamagara, kandi abantu bakuru, abapapa bakuru bagenda badushiramo courage ku byo dukora. Nimba hari abantu babasha kubona ko hari ibyo dukora byiza bakabishima, vraiment natwe turabashimiye cyane, turabashimiye kandi badutera imbaraga zo kugira ngo tubashe gukomeza kugezaho abantu ibiganiro. Kandi n'ubona hari aho bitagenda, nta mpamvu yo guceceka. Commentaire yawe iragaragara kuvuga ngo hano mwakosheje, hano so kubuzari bikwiye kuba kugira ngo tuhakosore. Rero tukaba tuje gusanya ibyangiritse, ibitagenda, cyane cyane muri aya matorero, twibanda ku cyane dore ko social media yabaye nini, igenda iduha ibintu byinshi, noneho bamwe bari no gufotoza amatelefone barangiza bakabisakaza. Ariko kandi abantu bamenye ko social media hamwe ni nziza, ahandi ntago ari nziza. Ariko demo ndakubona mu mwambaro ufite ibirangantego byinshi, imisaraba, indege, ibiti. Uyu munsi abadukurikirana byenda ni company, urabona ko handitse ngo ni PCA. Wabonye hano PCA Tena, ni torero nitwa PCA, ni umwambaro kandi ndetse ndaza no kubivuga. Hari icyo ndibuze kuvuga kuri iri kanisa rya PCA, abantu bari bakwiriye kuryigiraho cyane, kubera ko mu biganiro mu byo turi buvuga ukaba uri n'umushirika waho cyane rwose. Ngendo umushirika wa PCA hano muri Tena, ubu niho mbarizwa. Hanyuma bwana Edem Kojo, tudatinze byenda kuba ari kudukurikirana, byenda bafite amaseko y'icyo uyu munsi twabateguriye. Uyu munsi niki tugiye kugeza ku bakunzi bacu? Uyu munsi ibyo tugiye kugeza ku bakunzi bacu, tugiye kubagezaho ibitagenda nk'uko dusanzwe tubivuga. Tugiye kubagezaho amakuru amwe namwe yo hirya no hino
ndetse atari hano muri Kenya gusa no hanze ya Kenya mu bihugu bindi dupatanye niho tugenda tuvuga kandi mu makanisa ibigenda bibera mu makanisa ariko kandi tugenda twibanda ku kiganiro twakoze ubushize urabona ko hari ibyo twagiye tuvugaho ntitwabirangiza nabyo turagenda tubikoraho hari bimwe tugenda tugarukaho duhere bazavuga ngo ujya kurisha izihera ku rugo duhere hano muri Kenya reka duhere muri Kenya nyuma y'utuvidiyo dutandukanye twagiye tuvugisha benshi ku mbuga usanga abantu rimwe na rimwe navuga ko habayeho no kurengera ndiyo umuntu ashobora kuvuga bazavuga ngo kuvuga no gutaruka ariko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuze byinshi harimo no gusebanya no gutukana mu gihe barimo bakora reaction kuri video umukozi w'Imana Apotre Nteziryayo yari yabivuze nk'umuntu uko abyumva ariko wareba reaction abantu bagiye babigiraho rimwe na rimwe ukabona ko habaye no kurengera abantu bashatse gutukana babivuga uko bitari kandi umuntu avuga uko atekereza n'abantu barakwiye kuza bakira ibibonetse so n'abakurikirana social media so tumenya kuzikoresha ndetse na reaction abarundi bazabivuga neza no gukoresha imvugo mbabarira amatwi ntabwo aba yaciye inka amabere hari giyo tubivuze benshi bavuga ngo twibasiye abakozi b'Imana kandi n'uyu munsi ntabwo tuje kubavugira cyane ariko kandi ibyabaye tumenya ko turi muri societe tumenye uburyo ki abantu babimanage rero wowe urabyumva gute kuri yo bikurikiranyije byagiye bicaho nagiye mbona commentaire nyinshi kuri iriya nimba ari urubunga nimba ntibeshe iriya televiziyo yabicishijeho nagiye mbona commentaire nyinshi zitandukanye kandi harimo izataka cyane umukozi w'Imana Nteziryayo impamvu tumesheninga izina nuko byagiye ku mugaragaro izina rye n'umuntu ahari bizwi ariko kandi nimba hari n'ibyo yavuze bibi ntago ari byiza yuko sometime ushiraho ibintu ukarengera rwose ukinjira no mu buzima busanzwe ahubwo nyine kwa kundi bavuga ngo gusa nibyangiritse Etienne ni ukuvuga ngo ahubwo utanga komanteri ivuga ngo ntabwo ari uko byari bikwiye kumera byari bikwiye kumera gutya rwose kuba yavuze bino wenda si byiza nk'umukozi w'Imana ntazongere ibyo biba bihagije ariko iyo ugezaho ukinjirira mu mindani muri private mu buzima buri private bw'umuntu burya si byiza ntabwo ari byiza si byiza ariko kandi abantu bajya bamenya vraiment bamenye yuko abanyamurenga ari ukuntu tugoye hari ukuntu twumva nuba ngo rero iyo ukoze akantu barakwataka uratakwa kandi mu buryo buri bwatakwemo ntibiba byoroshe niyo mpamvu ugomba kwigengesera ni ukuri si ukukubeshya hariya kuri kariya gatuti ugiye gufata mikoro ejo nibwo muri repesiyo perezida wa Gisubizo yarimo abivuga aravuga ngo murabona aho ibintu bigeze mujye mwihangana nihagira umuntu ujya ufata mikoro ujye umenya ngo ibi bintu ugiye kuvugira birakwiriye ko mbivugira ku gatuti ibintu uko ngiye kubivuga birakwiye ko mbivugira hano hantu nimba ubona bidakwiriye bireke nimba ubona nta mumaro biri bufasha abantu bireke nimba ubona hari icyo biri bubangamire ku bantu bireke kubera ko si ngombwa yuko ujya kubivugira hariya hantu hanyuma demu byenda abantu benshi batumenyereye ko tuza tureba ibyabaye mu madini ariko uyu munsi nari nifuje ko urwo rwego rwa reaction z'abantu abantu iyo mudahuje ibitekerezo cyangwa se umuntu akavuga uko abyumva wowe utabyumva byari bikwiye ko abantu bazatanga amakomenti yo gutukana usange gusa kubera ko akavidiyo k'amasegonda 30 nimba gaciye ku rubuga handikwe message zigera mu 100 harimo n'abantu barengera bakavuga uko bitari bikwiriye ibyo birumvikana cyane burya hari abantu bakoreshwa n'amarangamutima hari abantu bakoreshwa n'amarangamutima wabo bagakoreshwa n'ama-emotion niko abantu duteye niko turemye ariko kandi byari bikwiriye kuba byiza yuko tubasha kuyakaruma ama-emotion yacu cyangwa se amarangamutima yacu akaba ari twe tuyayobora ntatuyobore tukagerageza
kuyagabanya kugira ngo kubera ko cyane cyane iyo amaemosiyo agukoresheje akenshi ukora ibitari byo akenshi uvuga ibitari byo n'ibyo uvuga nubwo byaba ari byo kuri uwo muntu ariko vraiment ntago ari byiza uwo muntu ntimuza kuko turakinyeranye muri ino si Etienne ubu nyine turi abanyamurenge turi hano ejo uzaba umeze uku nguku uzakenera serivisi kuri uyu muntu ibaze uno muntu umubwiye nabi kandi ushobora kuzamukeneraho serivisi urumva icyo kintu kiba kibabaje nuvuga ngo rero umuntu nakora iryo kosa twige uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo tumukosore n'abatabizi kuvuga ko ari akantu k'amasegonda 30 kaje ku rubuga runaka rwa WhatsApp abantu bashyize batangira kugasakuza bakavugaho ziriya komenti ni hariya zari zikwiye kuja oya si hariya ni hehe ziba zigomba kujya nimba ukeneye umuntu wamwandikira mu gikari cyangwa se ukajya kuri YouTube yes ujya kuri YouTube ya channel ugakurikirana ikiganiro cyose ugakurikirana ikiganiro yes ibyo ukumva ko bakase ukumva ko bakase n'ibiki byaherereye nihe byarangiye gute then kuko nyambwira abantu si nkunda kumva akantu bakase iyo mbonye akantu bakase mpita nkabona ko kavuye kuri televiziyo runaka mpita njya kumva icyo kiganiro cyose ni naho ugomba gushira comment kubera ko nkatwe nk'abasesenguzi ntago waza gusesengura ikintu tumvishe ugiye gusesengura akantu k'agace tumvishe ibintu byose nta waba ugiye kwibeshya ngo uri umusesenguzi ariko niba ushaka gusesengura neza cyangwa se niba ushaka gutanga commentaire cyangwa se kuvuga ku kintu runaka genda ubanze wumve byahereye hehe birangirira hehe wumva ikiganiro cyose none muja no kunenga cyangwa gushima ushime wamaze kumenya uko ibintu cyane rwose uravuga ati hano rwose nawe yarengereye ariko na hano kwanza yavuze neza yakoze neza kuko ahantu hose siko yagiye avuga ibidashimishije abantu hari ayavuze ibishimira ibiri sawa naho atavuze wenda bitagushimishije ukahandika ukavuga ati ahangaha si uku byari bikwiriye kumera ari byo bya bindi tugenda tugarukaho Etienne hari igihe abantu bonyine bazajya bishira ku karubanda kubera ko turasaba yuko abantu nibajya ku gatuti bajye bamenya ibihavugirwa ni ukuvuga ngo rero Etienne abantu bige kumenya gutanga commentaire cyangwa se kumenya kugira ngo nimba bo bakomeretse ariko ntubashe nawe ni nka revenge ushaka gukora kandi revenge hari igihe ushaka gukora revenge kandi revenge ikaza ari mbi ari wowe ushobora kuba yakora ariko kandi aribyo mvuga ngo kandi aribyo naringarutseho kandi n'abantu kandi bajya hariya batanga ubutumwa abo ngabo bagakwiriye kuzajya bamenya ese bino bintu nibyo byo kuvugirwa ku gatuti kuko ubu nyine abantu mugane w'Abanyakenya bamecanuka cyangwa se abantu hari ukuntu intekerezo zahindutse hari abantu bagiye bariga hari abantu babaye mu mujyi barasobanukiwe bazi ko ibi bintu bitakwiriye kuvugirwa hano ibi bintu nibyo kuvugirwa hano rero iyo uje kuvugira bino bintu ahantu hatari byo ntago aba ari byo niyo mpamvu sometimes nabo nibo babitera mu buryo bwo kugira ngo batakwe nibyo bibavaho hanyuma ubushize hari icyo twakomojeho tuvuga ko mu kabiri uretse ari amagambo yavuzwe y'inzira za fraude z'abadayimoni hari akajagari kabayemo kavuye kuri fundraising yari ihari bivuga ko ndetse n'ubuntu ngubu ku muyobozi wasohowe mu materaniro hashobora kuba hari urunturuntu iryo jambo twakundaga kurikoresha ngo hari urunturuntu mbese harabuganuga ayo makuru narayakiriye kandi nyabwirwa n'abantu bari barimo bari bicayemo apana si ya makuru bavuga ngo ni amakuru wenda wihimbiye nayabwiwe n'abantu bari barimo uko byagenze aribyo nshaka kuvuga Etienne aribyo dushaka gukosora aribyo dushaka cyane kugira ngo abantu vraiment tugire indangagaciro tugire discipline tugire kubahana tugire kudasebanya
birababaje cyane kuba twahuranye nawe ahantu hari abantu benshi nkaba nakubwira ijambo ridashimishije Etienne kuba twahura habe no mu nama runaka cyangwa se no mu mukutano runaka Etienne tuhabonye aho kugira ngo nge nawe tugirane conflict nimba nta kintu nakugayeho Etienne narinda ko dusohoka tudafitanye ikibazo kereka wenda dufitanye conflict zimwe nabwo zimeze gutese ariko nabwo sinoje hariya ngo nshake kugusebereza hariya aribyo navuze cyane cyane ariyo makuru nshaka kuvuga Etienne aribyo nanavuze ngo iri zina PC ndaza kurigarukaho mu minsi maze kuhaba mu minsi nasengeye muri PCA nukuvuga ngo biravugwa wari uhagarikiza wari uyoboye akabiri uwo munsi igitaramo cy'akabiri hahagurutse umuvugabutumwa ndibaza ko ari we wa mbere wabwije ari we Paul bakunda kumwita ngo ni intumwa Paul ari we wari mubwiriza utuye Kitengera yari mabwiriza cyangwa ni wakagombye gutangisha fundraising ntago cyari ikintu bari bateganyije icyo cyo ucyumve ko ntago ari fundraising niya donga ni kwa kundi gusa umuntu agera akavuga ngo iri torero turimo rikeneye kino gikorwa niki twobafasha niyo makuru nshaka kukubwira Paul arabwiriza agera aravuga ati iri torero dusengeramo ni itorero ryitwa Mayinayimu nimba ntibeshe aravuga ngo abayumbe bakayore bakabiri hari icyo mwaba mwararifashije hari inkunga mwaba mwarayiteye kubera ko barabatiza urusengero mugakorera amakabiri hari icyo mwaba mwararifashije baravuga ati yego twaragikoze nubwo twavuga ngo kitari kinini cyane ariko ntibyotubuza kuba twokora aravuga se aranangwa n'ababaza ngo se dukoze kandi hari ikibazo baravuga nta kibazo ahagurutsaga abarimo abayobozi b'abayumbe ahagurutsa abayumbe bakayera bati uratanga ngahe uratanga bagenda bavuga bagera kuri wa mugabo wahagarikiye kandi vure murebye njewe kuri njewe yabaye imfura aravuga ngo njewe sinobesha ntabwo naje mbyiteguye sinari nzi ko ibi bintu biri gute biri bubi none umwanya byabaye sinobesha nta mafaranga mfite kandi Paul yari yavuze ngo aya mafaranga sayideni aya mafaranga ntazarenge kwa gatatu ataratangwa aravuga ati njewe sinogeze uwo munsi simbyizeye ko nogeze uwo munsi nagize gute nayabonye ariko nizaba nayabonye nzotanga nk'abandi kandi nizaba ntayabonye nabyo nyine ubwo tuzoreba igenzo yabonera nzogire gute nzoshire mu kuboko kwanje ngo arabyumva Paul aravuga ati wowe nta kibazo ni amahoro nibwo hahagurutse Aposo aravuga ngo yakanteze iryayo nako ariko bizeba byiza wera ngo iyo abantu bavuze inkuru batiriwe bakoresha amazina cyane y'abantu ariko gabishize hanze ariko abakurikirana abari mu kabiri nibo bababonye ariko sometimes tudakoresheje amazina bari byiza baba barimo kwiyumva reka mvuge gutyo wenda reka mvuge ngo amusore ariko kandi ni ibintu bizwa babikoze nta kintu gishasha mvuze nta n'izina rivuga ngo ni ibanga kubera ko ni ibintu byabaye ku karubanda ariko nyine nabivuze si byiza gukoresha amazina reka mvuge nti si byiza jewe ibyo byo twaranabivuze ko tudashobora gukoresha izina urumva ko si byiza kumeshoninga izina kandi ibyo ngibyo ni ibintu tudakunda wenda bambabarira ariko impamvu nari mvuze ibyo ngibyo ni uko redi amazina yabo ari hanze niyo mpamvu ntituza tuvuga ubundi amazina y'umuntu ubundi tuza tuvuga igikorwa cyangwa se ikintu runaka ariko nuko amazina yabo ari hanze kandi n'ubundi mu kiganiro twari twavuze amazina yabo nuko reka ndeke kuvuga wenda n'amazina ariko wenda nivuga nko apotre ba apotre ni benshi ba evangeliste ni benshi nuko
niho havuye rero kuvuga ngo Apotre arahaguruka aravuga ngo ntibibaho ko umuntu w'umuhagarikizi yohagarikira akava mu rugo nta mafaranga yitwaje akabura icyo atanga. Ntibibaho icyo ni icyaha. arangize undi nawe aravuga ati nta mafaranga nagenda, ni ibintu byantunguye. Hahaguruka be aravuga ngo umucuranzi, reka mvuge gutyo, aravuga ngo njyewe mutangiye amafaranga 500. ni hahandi Apotre aravyanga. Avyangega biba nk'urusaku akavuyo, mbese urabona hari abantu badahaguruka, ariko already kera habaye ikintu cy'urusaku mu ikanisa, urumva keri bari bahateje nk'isoko. Undi arafata mikoro aravuga ati mu ijambo, aravuga ati nimba kudagira ifaranga, kudatunga ifaranga ari icyaha, je kuri jewe, kuko yaramubwiye ngo yihane, izo ntibibaho yihane. Undi aravuga ati ndihanike, nakoze iki? Nikiye cyane nakoze? Kudagira ifaranga. Aravuga ati kudagira ifaranga si kandi ubukene singeso. Kuba ntafite amafaranga uyu munsi ejo ntibivuga ngo sinzoba nyafite. Nzoba nyafite uyu munsi, niba ntayabonye ejo nzoyabona. Ariko rero sinja kubesha imbere y'abantu ngo ntanze aya mafaranga ntayafite. Ico nico nazi. Ariko kubera ko mwabigize icyaha, je ntaco nihana, kuko ngo yari yamubwiye ati wewe ushaka wona fata ibitabo byawe ugataha, tiwongera guhagarikira. Umugabo afata intuze yiwe, ibitabo byiwe arataha. Hanyuma Demu, ubushize twaganiriye ku bintu bitandukanye, tugaruka no ku itorero ry'Igisenyi, aho hari habaye akajagari, harimo guterwa indirimbo zigera kuri 2. Nyuma yaho se waba waraje gukurikirana amakuru, byaje kurangira gute? Kuri none bimeze gute? Wenda ntaragera aho ngaho, woni banyemera akaba ari akantu twarangiza. Komeza ntacyo. Akantu twarangije nk'uko twari tuvuze, nshaka no kubaza abantu wenda badukurikirana, abakunzi bacu, abakunzi ba Jonathan TV Show na Mind Mind, turibaza kutagira ifaranga, kudatunga ifaranga ni icyaha? Wenda baze kwandika muri commentaire batubwire ni icyaha kuba waje mu ikanisa udafite ifaranga. Nta uzoba ukiyobora cyangwa se ngo uje mu ikanisa uje gutura nimba nta mafaranga ufite. Kandi kutagira amafaranga si icyaha kuri nje, ariko nimba abantu batangiye kubihindura icyaha, bigezaho bivuga ngo ibyaha byabaye bikeya ko barashaka ibindi byaha bongera ku bindi twari tuzi. So yemwe kudatanga ifaranga nta cakiri. Hanyuma gusohorana mu matorero imbere y'abakristo, kandi bigakorwa n'abakozi b'Imana, icyo byari bikwiriye. Ahubwo nico cyaha kuba wabwira umuntu ngo nasohoke ntiyongere kuyobora, ahubwo niwe wakoze icyaha imbere y'abakristo, kandi ari mwebwe nibyo navuze ngo kubaha. Ntuzi ko batubwira ngo wubaha umutoya n'umuto nawe wubaha umukuru. Yagakuriye yari kubaha uriya mugabo, then byarangira basohotse akamuga ati yewe umenye kuri umuyobozi, kugira ngo ube intangarugero ugerageza uburyo bwose, nimba habaye igikorwa nka kiriya ukagira gute, ugatanga, kugira ngo nyine kuko uba wayoboye. Cyangwa se nyine kuko yaravuze ko we nta mafaranga afite, akayamushiriraho. Kuko urugero umucuranzi yari yamushiriyeho, kandi yari yagize neza igikorwa cy'ubutwari rwose. No kugezaho umuntu, ibi ni bisanzwe, uzugenda ahantu umuntu udafite amano, nose ntituza tugenda ahantu tukicara nimba nta mafaranga mfite tukarya ukanyishurira. Twigeze kujya Muranga, umushuti wanjye yantumiye muri Harambe niko bazita, y'urusengero rwa Katolike barimo kubaka. Umuntu akazana intama, undi akazana ibirayi, ibyo ufite cyane, hanyuma akavuga ngo njyewe ibi nibyo nshoboye, ariko ngahe nimuzamura ituro ryanje.
umwe akamukubita 1000 undi akamukubita bingahe ya hene ukayongera undi akayigura ukamusanga nabonye bazana igipanga cy'intama uwa mbere atanga 3000 uwa kabiri 4 cyaje uwagitsindiye yatanze 1011 noneho ituro rye ngo hari ukuntu bazabyita ngo no kuri kuza donc aba ari ugufashanya no gukavaringa no kugira ngo umurimo w'Imana bya bindi bikenewe tageti byenda gutanga ni byiza hari abashobora kumva byenda kurimo kurwanya abakora gukorera Imana ni byiza nizo bya mbere ariko kandi bitavuze ngo uko tugenda dusumbana uko nyine bamwe ari abakira abandi bakaba kandi nta muntu uhorana amafaranga rwose ibyo turabyumvikanaho rwose ariko kandi aribyo bivuga ngo ni byiza ko wakubaha mugenzi wawe ni byiza ko wagira ukamuha agaciro ariko iyo umusebeje muri buriya buryo ndibaza ko reka tunagaruke muri ka kantu k'ama message navuga ko ariho cyane bamwe bababaye havamo kumubwira nabi bakinjira muri private TV yiwe kubera iki kubera kiriya kintu yakoze niho havuyemo bamwe ya marangamutima gatwaza tuvuga kandi nyine bane bari kutwumva nabo abashumba rwose abakristo twatangiye kugaya imyitwarire si bose yego ariko hari imyitwarire y'abakeya rwose twatangiye bari bakwiye gukosora rwose bagende bagira bimwe twigeze kuba bagira ama association bagende bagirana amanama abari muri evangelical abari muri Shalom nimba none se nka Rutayisire nimba yari hano bari kumubwira agahugura n'abapasteri afite uburambe agahugura abapasteri muri bimwe ikindi Etienne nshaka kuvuga kuri ibintu bijyanye n'ituro bimwe navugaga ngiye menyereye hano PCA iyo habaye harambe bazabateguza bakavuga ngo mu kwezi kwa gatatu tuzoba dufite fundraising y'iki gikorwa n'iki buri muntu wese azoza afite envelope y'ikintu yateguwe yewe mugatonda ku murongo wa 500 uw'igihumbi guhera kuri ayo ubihumbi 100 miliyoni kandi ntawo bakondana urumva ariko iyo habaye izi fundraising ziba zigize nk'izi ziri donc zije aho ngaho nk'izo fundraising Etienne ninde wagaya adatanze tiwogaye umuntu uko atatanze kubera ko ni fundraising ntiyateguwe ni fundraising umuntu yashiriye aho ngaho yashize aho ngaho bitewe n'uburyo inyigisho ze yazitangiye akavuga ati muri kimureke dusa n'ikintu runaka dufashe runo rusengero dukubitaniremo rero ni bande bafite amafaranga utayafite nta cyaha ntagomba gukondana ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba hanyuma rero update z'igisenyi tuze no gusoza ikiganiro cyacu update z'igisenyi rero bikomeje gutera umubabaro aho bagezeho bafunga urusengero polisi ubu nyine yafunze urusengero rwa byagenze gute kugira ngo bigeraho polisi iza guhagarara hagati of course nimba polisi je nuko haba hamaze kuba ikintu kirenze hagezaho batangira kurwana nimba wabonye amavideo bari gucomora ivyuma reka twiruke kuri video y'ishaka ry'ubukristo ni kamere twibuke kuri video za mbere twabonye hari aho mu ijwi ry'umuntu ryasohotse aravuga ngo nihagira uwegera piano mu mukubiti urumva icyo kintu none hayeje agera noneho ubona ko bari gufimana umusore uri mu mwenda w'umweru aracomora donc wabonaga ko attention ese Etienne nimba ubu dutangiye turi mu ntambara yiwacu abana baragiye gutabara turi mu bitekerezo byo kuvuga ngo ese iwacu ni gute hokira nimba tuhatumenana imitwe iriya ruguru kubera intambara none tugeza kumenana imitwe turwanire mu matorero tumenana inguma turwane iwacu turwanira igihugu iwacu turwanira intambara kwirwanaho tugeraho no mu makanisa mu mahanga kandi mu mahanga ahatari iwacu ni ngombwa barufunge kuba kutarufunga rwose nikosa nanje no rufunga cyane kandi kurufungura zoba hanyuma demo hari ahantu nabonye ku rubuga rwa WhatsApp bakomeje nyine abantu benshi baratunguwe baranababara bavuga ko abakozi b'Imana bafashwe ndetse bajyanywe
muri polisi yes kugira ngo baje gukorerwaho iperereza kuba aribo bateza akajagari n'umutekano muke yego haba mu itorero ndetse no muri karitsiye polisi ifata umwanzuro wo gufunga itorero yes bamwe bakavuga byari bikwiye kugera hariya aho itorero kandi noneho abavandimwe mvuge gutyo abavandimwe cyane bigera ku rwego bari bakwiye kuza bafatana ku mashati mu makanisa ibyo ntibyari bikwiye kubaho kubera ko ibyo barwanira iteka cyose turabivuga n'ibyubahiro nta kindi ni uko umwe yumva ko atayobora undi akumva ko njyewe ari njyewe wagakwiriye kuba responsable w'iri undi akumva ko ari njyewe wagakwiriye kuba responsable ari naho hava yuko hari ababirenganiramo rubanda nyamugufi rubanda nyamugufi akaba arirwo rubirenganiramo bagatangira kuzana amacakubiri n'imyiryane muri ba bantu bari kandi babakozi b'Imana bakamanuka hasi inzangano aho kugira ngo bamaranire iriya abangaba ntihagire n'icyo bamenya ahubwo bagahita bamanuka hasi noneho abantu bavukana urebye uburakari abantu bari bafite ku mavidewo yagiye agaragara ku rwego rw'ubwumvikane usanga abagabo babiri batumvikanye cyangwa bafite ababari inyuma ariko bikarangira iyo ideology n'uwo mwuka mubi winjiye urebye nk'abamusore bari mucomora ibyuma cyane ariko ese ko naherutse ishaka ry'Imana ntabwo ari ishaka ry'Imana Imana ntabwo irwanirira irihagije Imana irirwanirira ifite uburyo bwose bushoboka bwo kwirwanirira rero iyo ushatse kurwanirira Imana iteka ureshuha kuko n'Imana ntiyagushigikira mu buryo ushaka kwirwaniriramo jewe uburyo norwanirira Imana ni igihe novuga ngo reka nje kubwiriza abari uzana abantu uzana umwe kuri Kristo nkavuga ati mfite ishaka ryo kuzana umuntu kuri Kristo ariko ngize ishaka ryo gukubita mwene data ireme ryapfuye urumva wambwira ngo nirihe shaka ni bimwe narimo nkubwira ngo ni ama emotion n'amarangamutima twari dukwiriye kureka abakristo rero bakwiye kwitwara gute mu gihe abakagombye kubashumba unity of the church nibo baza bashimisha ubushize baratubwiye ngo abungeri bari bashinzwe kurinda intama baje kubikora amacuri ubugira ngo nibo basigaye bazira intama nizo zisigaye kuba abayobozi nubwo atari bose ariko babandi babi turi kuvuga basigaye ari bo banyiri bayazana amacakubiri inzangano ndetse n'intambara za asibwo bwa mbere ariko ubushize wagiye uvuga za Maranatha n'ibindi amakanisa menshi bagiye bakorana ku mashati cyane izo nzangano zose ziri kuremwa n'abakozi b'Imana abo ngabo biyita abakozi b'Imana bari muri iyo kamere yo kurema amacakubiri n'intambara abakristo barakwiye kubitwaraho gute yaba byari bikunze ngo abakristo bagira ubwenge bagira ihishurirwa rijyanye n'ubwenge burya ni byiza ko abantu bicara bagatekereza akavuga se mugenzi wanje ko turafike n'intongana na mugenzi wanje ndabona igiti ndabona naje ndaja mu buyobozi sembe ari njuri kurira ubuyobozi se nanabuja mu mumarira iki buramarira iki aya makanisa yacu ni kirimo gihambaye cyane no vuga ngo ngiye kurwaniramo ni kubera iki naryana na mugenzi wanje wawo nishobora kuba nzanja gusaba imboga wawo nzanja gusaba service amfashe ejo umwana wanje nakora ubukwe ni uzontahira ubukwe ni uzomfasha ikiniki nimara turyane azanyuraho nanje nyureho ngo ni kubera iki ikanisa kubera umuntu ushaka igiti twanganije nawe kubera umuntu ushaka igiti ese icyo gihe nakwirukaza nakuretse ijambo ry'Imana demurize rivuga ngo ese ni gute uzavuga ko ukunda Imana udakunda mwene so muri kumwe mu bana turabeshyana none ubwo irindi mu mategeko akomeye buriya ngo Imana kandi ryo ritigeze rivaho umuyoba kenshi bavuga ko yanashaje ariko itegeko riruta yandi ni urukundo ni nacyo kintu yadusigiye rwose urukundo rwagiye he mu bantu ni nacyo Yesu yasize avuga ngo mbasigiye ideni ry'iki ry'urukundo umuntu akunde mugenzi we nk'uko yikunda cyane none bigeze aho
umwe ahaciye uwundi yohacisha umuntu mwavuye mu karere kamwe muvuga ururimi rumwe musangiye byose mwabanaga mu muhana mukageraho muterana amagambo ngo wowe runaka runaka n'ubundi bikama bizuka. hanyuma ikindi de dusoza byari bikwiye ko igihugu cyose tugezemo so twubaka amatorero yacu. ibintu byari bikwiriye kuko uvuye hano ugiye Amerika, uvuye hano ugiye Australia, uvuye hano ugiye muri Kenya, byari bikwiriye ko twubakira amakanisa kuri cene wacu, cyangwa byari bikwiriye aho ugiye kuhabwiriza ubutumwa ugashinga itorero kuba wabwirije n'abandi banyu baza nta kibazo, ariko atari ukuvuga ngo twubake itorero ku bwoko cyane. ariyo mpamvu byataye umwimerere wo kubaka itorero ry'Imana, byabaye ibindi. donc ubundi ntibyagakwiriye kubaho. byakabaye byiza nimba ushinze itorero uzane amoko yose, nimba turi hano muri Kenya, nimba hari abasudani, nimba hari abanyakenya, abaki, ni nabyo zoryoha cyane, ni nabyo zogira isura nziza cyane, ni nabyo zogira umumaro, ahubwo zona gutera wowe navuga ngo wowe ni nyiri itorero, ubundi nyiri itorero ni Imana, ariko wowe nyiri kibanda, nyiri kanisa. ari umugabo wari akayirozo byita ngo ni kinyozi, ngo ni za kinyozi zabo. nyiri kibanda mugani wabone ngo baravuze ngo Kiruhura bavuze ngo asize itorero, aravuga ngo itorero narijanye ngo nasize ikibanda. ni ukuvuga ngo biguha izindi connection ndetse bikaguha iyindi mibanire no kumenya n'abandi bantu uburyo babayeho. unyibukije amagambo Musafiri yatubwiye umunsi tumusura Kajiado, aho yavuye muri Nairobi aza kubwiriza abasoma abamasayi bakizwa arababatiza, atangira itorero rwose. ubu nyitorero ryiwe ryigajemo n'abanyagihugu, ariko n'abanyamurenge bari hingo zirimo, kandi barakubwira ati ubu nyine tumeze neza kubera ko tuvanze, turi mu isura y'ikanisa, turavanze, nta myiryane. uyu nguyu ndamwumvamo nka mugenzi wanje, ndamwumvamo nk'umuntu wanje, ndetse ukamusanga habe nayo makimbirane bozana se amakimbirane ya kinyamurenge mu ikanisa muhuje n'abanyagihugu tizokunda. rero mwana de mureka kino kiganiro tugisubikire hano kuko ntabwo dufite kugisoza, hari byinshi byagiye byangirika, ariko abatwumva namwe rwose reka twongere dusabe bari abashumba bari gutukisha abagenzi babo. hari abashumba beza bahamagawe n'Imana bari gukora ibikwiriye, hari n'ababinjiyemo rwihishwa aribo bari gusebya umurimo w'Imana, bikarenga bigasebya na sosiyete muri rusange. ari nabwo tunarangiza ikiganiro twonabaza abantu, ese itorero rya gikristo cyangwa itorero rya Kristo riba rimeze gute? rirababarira, ririhangana, rifite urukundo. itorero rigomba kuba rimeze gute? kubera ko ubu nyine hari byinshi bigaragara ko hari amatorero yashizeho amakanisa yashizeho amategeko, hasigariye izina gusa, amategeko abangamiye abantu, nyamara iryo kanisa rizoshira. ayo mategeko washizeho yo kumva ko utobabarira abantu bameze mu bundi buryo, ngo abangaba basaba kubabarirwa, ahubwo kubera ko Imana yakubabariye, Imana ni inyembabazi iteka ryose, kubera ko yakubabariye ikakugirira neza, kuko ibereka iwo kumva ko wowe wakoze kiriya kintu utomubabarira, kubera ko wumva ko wakoze biriya iyo atari umuntu nk'abandi atoja mu ikanisa, kubera ko ushaka kumuca mu ikanisa, kubera ko ushaka kumwirukana mu ikanisa. hari n'iryo mperuka kumva ko umuntu uzabombora ntakwiye kuza kongera gusaba imbabazi, kubera ko ari icyaha yakoze agishaka azahita asohoka. uretse ko jewe muri ntuze yanje, muri ideology yanjye cyangwa se mu myemere yanje, abantu kandi bambabarira. kubombora ni umuco, kubombora ni umuco wacu, sibyo? kuko umuco wabayeho mbere y'amatorero, ntaho bihuriye n'ibijanye n'ikanisa.
ngo ni ukuva no mu ikanisa nta kugutenga no guhita bagusohora rwose jewe simbibara nk'icyaha ndetse n'abakobwa byenda ngo babyariye bumvikanye ari n'abakobwa ngo babyariye iwabo none se bakwiye kuza gutura amaturo wenda Etienne iyo tuvuze ngo indowa ni y'abantu bangahe babiri kereka ikintu jewe mba numva ikosa ryabaye umuntu wateruye yajanye umuntu batumvikanye ariko umuntu bumvikanye akavuga ngo tuje kubana itorero n'indi migenziza kuko twoja muri Sheria House nawe bakaduha umugisha ukiraho demo kuvuga byenda umukobwa wabyariye iwabo afite wamuteye inda hanyuma ukavuga ngo uyu mukobwa wabyariye iwabo ntiyemerewe no gutanga amaturo niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga gutyo ngo ntiyemerewe gutanga amaturo bigaragara ko utafite imbabazi nimba wumva ko ari icyaha uwo muntu uzomubabarira kandi ushobora gusanga ruhinga nyuma mu bayimuteye ari mu nzego z'ubuyobozi muri iryo torero yego rwose ariko kandi nubona ari bibi uwo muntu si uwo kumwigizayo na Bibiliya avuga ngo mwene so nakora iki uzamwegere ntuzogire gute kuko numwirukana tuzobugize neza iki inshingano cyawe icyo wasigariye ntuzobugikoze neza ahubwo icyo wasigariye wewe ni ukugira ngo Etienne nimba hari ikosa ufite nkwegere nkubwire ngo dore iki niki si cyiza ni ukuvuga ngo rero tubabarire navuga ngo ituro kandi rihabwa imana ntihabwa ituro ntirihabwa abantu ni ukuvuga ngo ituro ry'Imana ahubwo ntabizi gusa nyine impamvu nkubwira ko twese ntituzi abantu ukuntu babayeho ku isi ahubwo umuntu yari akwiriye kwegera abantu nk'abo akabagirira ishaka akababwira ngo abantu bavutse muri ubu buryo mbagirira ishaka kandi bari mu mugambi w'Imana kuko nta muntu uzi uvuga atari mu mugambi w'Imana uwo nguwo byanze bikunze uramwigizayo mute hirya azoba perezida azoba pasiteri nk'uko wamubaye azoba ikintu runaka azokomera uzomukeneraho serivisi cyangwa umwana wamukeneraho serivisi ariko niba ibyo wamukoreye uretse imbabazi z'Imana no kubw'ubuntu no kugira neza yomwumva ariko ari undi muntu utaramenye Kristo akagendera muri iyo kintu ntiyomugirira neza aribyo bivuga ngo tubane n'abantu bose kandi twihanganirane abaje mu buryo bundi ababayeho mu buryo bundi abakoze ikintu mu buryo bundi abo bose tubegere tubane neza kandi tubiyegereze mureka ngushimire asante sana urakoze cyane kongera kubana n'abakunzi bacu mu biganiro byo gusana ibyangiritse ariko cyane cyane aho twibanda ku idini tubwire abakristo babe macuwa nibabona abashumba bari kubashora mu macakubiri bari kubashora mu nzangano rwose bazabihuza bavuge no nimba munaniwe kumvikana murwanire hanze ariko itorero bashaka undi muntu ushobora byenda no kubashumba mu gihe byaba byanze ariko ikintu kiza kubatandukanya tikiva ku Mana ikintu kizana amacakubiri tikiva ku Mana ikintu gituma abantu bacikamo tikiva ku Mana ahaje ubutumwa bw'Imana haje ijambo ry'Imana haza ihumure haza urukundo haza kumara ubwoba ariko ibintu biza bishingiye ku macakubiri n'inzangano bigera ku rwego rwo kurwana uwo ni umwuka wa Satani abakristo bawurwanirize kure bawuhungire kure ndetse abashumba bafite izo kamere nabo turabacashe mu izina rya Yesu rero bakunzi ba Mind TV ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana abane namwe.